Ladies and gentlemen, nizere ko meze neza, nanjye ndashima Nyagasani. So, abarenze babiri bamaze kumbaza uburyo ki ibitangazamakuru bibayeho. Ibanga rimwe rikomeye nuko ari mwebwe mutubeshejeho. Kwa kundi muza mu likinga, mu commentinga, mu sharinga, mugahamagara, mukaduha ibitekerezo cyangwa mukasaba indirimbo, aho mutuma tubona abakiriya baza kwamamaza cyangwa se gucisha amatangazo yabo ku bitangazamakuru byacu, byandika radio cyangwa na televiziyo. Ukuntu bigenda rero nuko abantu bamamaza afite amafaranga yabo bahitamo ahantu hakurikirwa na benshi bitewe na audience target, cyangwa se abo bashaka ko amatangazo ageraho. Bakaba bahitamo radio imwe cyangwa iyindi bakayisiga, televiziyo imwe cyangwa se igitangazamakuru kimwe cyandika, ibindi bakabisiga. Kubera iki? Kubera ko baba bashaka abafite umurongo ngenderwaho cyangwa se editorial lines, imirongo migari, editorial lines ijyanye ireba abo bashaka kugezaho bwa butumwa. Bivuze rero ko niba ushaka kugeza ubutumwa bwawe ku rubyiruko, hari radio imwe ibizwi ko ikundwa kurikirwa n'urubyiruko bitewe n'ibiganiro birimo bikunzwe n'urubyiruko. Aho ngaho niho ikigo runaka kigiye kwamamaza gishyiraho amatangazo yacyo, hanyuma bakishyura radio. So amafaranga yishyuwe rero niyo turyamo, niyo tuvugururiramo ibiganiro byacu, cyangwa se imirongo yacu tuvugiraho. Niba ari radio, kongera frequencies ikava kuri imwe ikajya kuri ebyiri, tukongeramo abakozi kugira ngo babashe gukora ibiganiro byiza kandi byakurura n'abandi bashaka kwamamaza. So mucamake ndumva musobanukiwe. Niba mudasobanukiwe, comment munshyire muri comment cyangwa se DM. Ibindi bibazo ndagenda bisubiza nyuma ya press conference. Yewe murakoze rero, mukomeze mugire ibihe byiza. Hakiyonge.